Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa n'umuryango Christian Living Ministries, mukakigezwaho na Pastor Vuguzira Alphonse. Ubushize ubwo twareberaga hamwe incamake y'igitabo cy'Abefeso, basezeranye ko dukwiriye kurebera hamwe noneho umurongo ku wundi, tukiga igitabo cy'Abefeso kigamije kudukangurira kubaho ubuzima bwa gikristo buhindutse bwo muri Kristo Yesu. Reka dusenga. Mana data wa twese ukiranuka wo mu ijuru, turagushima. Reka uduhe umwuka wawe wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa ijambo ryawe, kandi ritume tubasha kubaho ubuzima buhindutse bwo muri Kristo Yesu, mu izina ryera rya Yesu, amen. Reka turebe noneho insanganyamatsiko rusange y'igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 14, kuko niho tugiye kureba. Havuga ko imigisha y'umwuka twahawe muri Kristo Yesu nicyo kintu gikuru kigaragara muri iyi mirongo, cyane cyane uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 14. Iyi mirongo yose cyane cyane uhereye kuri wa 3 kugeza ku wa 14 ni interuro imwe ndende iyo urebye muri Bibiliya y'Ikigiriki, aho Pawulo agaragaza urugendo rw'agakiza kuva mu mugambi w'Imana w'iteka ryose ku mugambi wa Kristo ndetse no mu buyobozi bw'umwuka wera. Ibintu Pawulo avuga hano ni umugambi w'Imana w'iteka ryose wo gucungura inyoko muntu w'agakiza, aho umuntu akizwa n'ubuntu kubwo kwizera nta kiguzi atanze na kimwe keretse kwizera umwana wayo washyize mu bikorwa umugambi w'Imana wo gucungura inyoko muntu, ari we Kristo Yesu. Kandi ibyo nabyo bigahamwa n'umwuka wera ubaye umuyobozi w'uru rugendo rwacu rwa gikristo ubwo twari tumaze gucungurwa muri Kristo Yesu. Reka turebe rero intangiriro ya byose mu murongo wa mbere n'uwa kabiri. Pawulo atangira yiyerekana ko ari intumwa ya Kristo Yesu kubw'ubushake bw'Imana. Icyo bivuze rero ni iki? Pawulo yerekana ko ubutumwa bwe atabwiyitiriye, ahubwo abutumwe n'Imana cyangwa se yabuhawe n'Imana. Pawulo kuvuga kubw'ubushake bw'Imana ni ukuvuga ko ubutumwa avuga cyangwa ubutumwa bwe bufite ububasha bw'Imana, atari ubutumwa bwe muri rusange nk'uko abantu babyiyitirira. Iri jambo intumwa apostolos risobanura uwatumwe n'Imana kandi ufite ubutware bwayo. Pawulo rero agaragaza ko ubuyobozi bwe buturuka ku Mana, cyangwa se ubutumwa avuga buturuka ku Mana ubwayo. Ibi bishimangira ko ibyanditswe byera bifite inkomoko ku Mana kandi bifite ubutware ku buzima bw'itorero ndetse n'ubwacu abakristo muri rusange. Ikindi ni uko iri jambo risobanura intumwa cyangwa uhagarariye undi, kandi ryakoreshwaga nk'izina ryemewe ryahawe Pawulo ndetse n'abandi bigisha 12 ubariyemo na Matatiyasi, nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 26. Abo bose bari abahamya babonye Yesu wapfuye kandi wazutse, kandi bari baratoranijwe n'Imana kugira ngo bashyireho urufatiro rw'itorero binyuze mu kubwiriza, kwigisha no kwandika ibyanditswe byera biherekezwa n'ibitangaza, nk'uko tubibona mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 12. Mu kinyejana cya mbere rero hari abigisha benshi biyitaga intumwa ariko badafite guhamagarwa kw'Imana. Pawulo yerekana ko umurimo we ushingiye ku bushake bw'Imana, atari ku kwemezwa n'abantu cyangwa imico y'igihe cye muri rusange. Ubuyobozi nyakuri rero mu itorero bugomba gushingira ku guhamagarwa n'Imana no kuri yo ubwayo. Kubw'ibyo rero abizera bagomba kwitondera abo bakurikira, bagasuzuma inyigisho n'ubuyobozi hashingiwe ku byanditswe byera, si ku mazina cyangwa ibitangaza abantu bakora, kuko akenshi dusanga turi mu buyobi iyo dushingiye ku mazina abantu bitwa, titire bafite cyangwa ibitangaza bakora. Ni byiza rero ko abizera bakwiriye gusuzuma abo bumva nabo bakurikira hashingiwe ku byanditswe byera, kuko buri kintu cyose gikwiriye gusuzumishwa ibyanditswe byera. Abo Pawulo yandikiye abita abera bizerwa muri Kristo Yesu. Aha bivuga ko ab'Imana yatoranyije ikabatandukanya n'icyaha kubw'umwana wayo, ikabaha kwera kwayo, ibagira abera binyuze muri Kristo Yesu. Ibi tubibona mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:21, ahagira hati: utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. So
bamwe mu basobanuzi ba Bibiliya bagaragaza ko Pawulo yerekana ko ubutumwa bw'itorero bugomba gushingira ku butumwa bw'Imana, si ku bitekerezo by'abantu cyangwa amagambo yabo. Pawulo kandi ashimangira ubuyobozi bw'Imana mu guhamagarwa kwe ndetse n'izindi ntumwa ndetse n'abandi Imana yahamagariye kuyikorera no kwamamaza ubutumwa bwiza. Bityo ubutumwa bwe bukaba ubuyobozi bw'ukuri ku itorero nkuko tubibona. Pawulo nanone mu murongo wa 2 abwira abantu ati, ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo ndetse no ku Mana Data bibe muri mwe. Mu by'ukuri icyo tubona ni iki? Nuko ubuntu Imana ni ikintu iguha udakwiriye. Amahoro ni umubano mushya n'Imana n'abantu, ni ikimenyetso cy'umubano mushya w'Imana n'abantu muri Kristo Yesu. Kuko igihe umuntu yacumuraga ntabwo yatandukanye n'ubushake bw'Imana, atandukana n'Imana, ariko uwo mubano Kristo Yesu yongera kuwugarura binyuze ku rupfu rwe ku musaraba. Pawulo rero hanahuza Data n'Umwana, yerekana ko amahoro ava mu bumwe bw'ubutatu bwera bw'Imana. Ubuntu ni ishingiro ry'agakiza. Amahoro ni umusaruro w'ubwiyunge n'Imana. Twongere twumve neza iki kintu. Ubuntu ni ishingiro ry'agakiza, kuko nta muntu ukizwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose atari ubuntu bw'Imana. Naho amahoro ni umusaruro uva mu bwiyunge hagati y'umuntu n'Imana, ubwo bwiyunge bwashyizweho na Kristo Yesu umwami wacu. Pawulo agaragaza ko amahoro nyakuri adashingiye ku mibereho yo hanze, ahubwo ashingiye ku mubano w'umuntu n'Imana. Iyi yari indamukanye isanzwe mu itorero rya mbere ry'intumwa. Pawulo yayikoresheje mu nzandiko ze zose avuga ati, Imana Data wa twese n'umwami wacu Yesu Kristo. Muri bo haturuka ubutware Pawulo yavugiragamo ubutumwa bwiza nkuko tubibona ku murongo wa 1, ndetse n'imigisha y'ubuntu n'amahoro ku bizera bose bituruka kuri Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndetse n'imigisha y'ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese biba ku bizera bose. Iri jambo na Pawulo havuga ngo amahoro, ubuntu n'amahoro biva kuri Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Iyi nyungamagambo na igaragaza ko umwami Yesu na Data barangana, kandi ko umwami Yesu Kristo ari Imana kimwe nk'uko na se ari Imana. Mu bwami bw'Abaroma hari icyo bitaga Pax Romana, aricyo bitaga amahoro. Aya mahoro ntabwo yazanwaga n'ikindi kintu cyangwa ngo abaturutse ku Mana, ahubwo yashyirwagaho n'imbaraga za gisirikare. Pawulo rero yerekana ko isoko nyakuri y'amahoro aturuka ku Mana, atari ku ngufu za gisirikare cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo tuvuga amahoro, ni amahoro abantu babaho mu mutima, ni amahoro abantu babaho bumvira Imana, ni amahoro abantu babaho babana n'abandi bibuka ko abo babana ari ikiremwa muntu nkabo kandi bafite agaciro nk'akabo. Abantu bakagira amahoro yo mu mutima, bagaharanira kubana n'abandi amahoro, bagaharanira guha abandi amahoro, ndetse bagaharanira kurema amahoro, icyo Bibiliya yita peacemakers. Ubutumwa bwiza rero bufasha igihugu n'imiryango kubaho ku mahoro aturuka mu mitima yahinduwe n'Imana. Iyo dusomye umurongo wa 3 kugeza 14, tubona Pawulo none avuga ko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ikwiriye guhimbarizwa imigisha iduha muri Kristo Yesu. Iki gice gisobanura umugambi mugari w'Imana w'agakiza, ibyabaye mu gihe cyatambutse ari byo gutorana, kuko Imana yaradutoranyije. Tubibona mu murongo wa 3 kugeza 6a. Ibyabaye mu gihe, ibiba mu gihe cya none ari byo gucungura. Tubibona mu murongo wa 6b kugeza ku wa 11, ndetse n'ibizaba mu gihe kizaza, aho Bibiliya ivuga ko tuzahabwa umurage. Tubibona mu murongo wa 12 kugeza 14. Iyi mirongo kandi yongera kuvuga ku butatu bwera bw'Imana imwe rukumbi muri personalite eshatu zitandukanye, arizo Data wa twese, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Cyane cyane bishimangirwa mu murongo iyo tureba Imana Data tubibona mu murongo wa 3 kugeza 6, Umwana tukabibona 7 kugeza 12, ndetse n'Umwuka wera 13 kugeza 14. Reka noneho tubirebe mu buryo burambuye. Imana yaduhereye imigisha yose yo mu ijuru muri Kristo Yesu. Ibi bivuze iki? Si imigisha y'isi gusa nk'amafaranga, akazi, ubuzima, abagore beza, abagabo beza, abana n'ibindi, ahubwo ni imigisha y'umwuka, ariyo agakiza,
kandi twibuke ko agakiza ntabwo ari ikintu kimwe. Agakiza ni package, ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi. Nkuko ugaburirwa ifunguro rimwe ku isahani imwe rikitwa ibiryo, kandi rigizwe n'ibintu byinshi bitandukanye baba bashyizemo kugira ngo byitwe ibiryo, niko n'agakiza atari ugukizwa ibyaha gusa, ahubwo hakubiyemo ibintu byinshi. Hakubiyemo kwemerwa, kwitwa abana b'Imana, kubabarirwa ibyaha, guhabwa umwuka wera n'ibindi byinshi. Iri jambo rero rikomoka mu ijambo ry'ikigiriki risa na eulogy, risobanura guhimbaza cyangwa gushimira Imana. Ibi nibyo Pawulo yakoraga, yashimiraga Imana cyangwa yahimbarizaga Imana imigisha dufite muri Kristo Yesu, kandi imigisha y'umwuka. Ibi rero ni ishingiro ry'ikirenga ry'ibiremwa muntu byose iby'Imana yaremye bikwiriye kuyihimbaza. Ariko iyo dusomye mu Baroma 1:18 kugeza 21, tubona ko abantu banze guhimbaza Imana, kabone nubwo bayimenye, bakamenya ko ari Imana, bakamenya imbaraga zayo n'ubuntu bwayo, ariko bashikamiza ukuri kw'Imana, gukiranirwa kwabo, bakanga guhimbaza Imana. Nicyo cyatumye Imana ibareka, bakurikiza iby'imitima yabo irarikiye, bahinduka ibirimarima nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma rero tubona ko Imana yaduhereye imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu. Imigisha yose y'Imana itangirwa muri Kristo Yesu. Ibi byerekana ko Kristo ari we shingiro ry'imigisha yose yo mu mwuka n'agakiza. Mu mico ya gipagani abantu basengaga ibigirwamana byinshi, bashaka imigisha itandukanye ibyo bigirwamana bibaha. Ariko Pawulo agaragaza Imana imwe itanga imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu. Rero mu buntu bwayo bugenga byose, Imana yamaze guha abizera imigisha yuzuye, nkuko tubibona mu Baroma 8:28, ndetse n'Abakolosayi 2:10, Yakobo 1:17, urwa kabiri rwa Petero 1:3. Havuga iby'imigisha y'umwuka duhererwa muri Kristo Yesu. Ntibivuga imigisha itari y'ibintu gusa, cyangwa se ntibivuga imigisha. Iyo tuvuze imigisha y'umwuka, ntabwo bivuga imigisha idafatika gusa, ahubwo bivuga imigisha ko ituruka ku Mana, yaba iy'ibifatika yaba idafatika. Icyo Pawulo ashimangira hano ni uko imigisha ituruka ku Mana, kandi Imana akaba ariyo soko y'umwuka y'imigisha yose. Pawulo mu gukoresha iri jambo imigisha yose yo mu ijuru, bisobanura mu bwami bw'ijuru bwuzuye bw'Imana ko ariho imigisha yayo yose ituruka, nkuko tubibona mu Befeso 1:20, igice cya 2:6, igice cya 3:10, ndetse n'igice cya 6:12. Pawulo mu gukoresha iri jambo muri Kristo bisobanuye ko imigisha y'Imana myinshi cyane ihabwa gusa abizera, abana b'Imana, binyuze mu kwizera Kristo. Bityo ibyo Kristo afite biba ibyabo, harimo gukiranuka kwe, umutungo we w'umwuka cyangwa se imibereho y'umwuka n'ubuzima bwose, iby'umwuka byose, icyubahiro, umwanya n'imbaraga n'ibindi bimeze gutyo. Kandi mwibuke ko hano muri iki gitabo cy'Abefeso tuzabibona, niho Pawulo yavuze ngo imbaraga Imana yagaragaje mu gice cya mbere ubwo yazuraga Kristo, ikamukura mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bw'Imana Data wa twese, kandi igashyira itorero munsi y'ibirenge bye, igashyira imbaraga zose, ubwami bwose, ubutware bwose n'ubushobozi bwose munsi y'ibirenge bye. Pawulo arangije aravuga ngo izo mbaraga ni z'Imana iha abizera. Icyo bivuze rero, ibi bihamagarira abizera kwirinda kuvanga ukwizera n'imigenzo, nk'ubupfumu cyangwa gushaka imigisha ahandi hatari muri Kristo. Kuko hari ukuntu abantu bajya bashaka imigisha, kanaka nsengere mbona imigisha, kanaka n'umukozi w'Imana arampa imigisha. Nta muntu nkawe utanga imigisha. Imigisha y'Imana itangirwa muri Kristo Yesu. Imigisha y'Imana ituruka muri Kristo Yesu. Uko bishop yakusabira ukabona umugisha, niko nawe wasabira umuntu akabona umugisha. Kuko gusaba ni igikorwa twemererwa gukora, ariko ntabwo ari twe dutanga umugisha. Nta muntu utanga umugisha bibaho. Umugisha uwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, icya mbere iyo migisha yarayibonye, iyo migisha arayifite. Icya kabiri, dukwiriye kumenya yuko akenshi abantu basikinga cyangwa bibanda kuri iki kintu cyitwa gutanga umugisha, guhabwa umugisha, ariko bakibagirwa ko Imana yabwiye Aburahamu ko we ubwe izamuhindura umugisha. Ni twebwe mugisha rero. Bityo rero ushobora kubaho ubera abandi umugisha, ushobora kubaho uhesha abandi umugisha, ariko si wowe utanga umugisha. Nta mbaraga ziri mu maboko y'umwana w'umuntu cyangwa mu byo atekereza byose byahesha abandi umugisha, kuko imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu.
rero nshuti z'umusaraba, ni byiza ko dutekereza nyuma y'ibyo abantu batubwira, nyuma y'ibyo abantu badukorera, nyuma y'ibyo abantu batwigishije, Bibiliya ivuga iki? Ni byiza ko tugaruka ku byanditswe byera tukamenya iki byanditswe byera bivuga. Dore uko Pawulo yavuze yandikira Timoteyo mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 na 17, yaravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. 17, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye ngo akore imirimo myiza yose. Hano tubona ko ibyanditswe byera birahagije gutunganya umunyabyaha, birahagije kungura umuntu ubwenge, birahagije kumuhesha imigisha yose y'Imana, kandi birahagije kumugira wa muntu Imana yifuza, ubasha kuyikorera akanayinezeza muri Kristo Yesu. Rero Pawulo atangira ashimira Imana aho kuyisaba. Uru ni urugero rwiza rw'abizera. Akenshi usanga dusaba Imana, ariko mu by'ukuri twebwe ugasanga imibereho yacu ntabwo twita ku gusaba Imana gusa, ariko ntiduhimbariza Imana iyo ariyo, ntituyishimira iyo ariyo, ugasanga icyacu gusa ni ugusaba Imana. Mu by'ukuri rero imigisha yose tumenye ko ibonekera muri Kristo Yesu, si mu nzira y'idini cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa mu maboko y'umuntu runaka. Abakristo benshi bashaka imigisha igaragara, ariko Pawulo atwibutsa ko imigisha yo mu ijuru niyo yibanze, niyo y'ingenzi. Kandi mu by'ukuri bene iyo migisha iyo umuntu amaze kuyibona, turi buze kuyirondora yose uko ingana, ni imigisha 5. Iyo migisha yose yo mu ijuru niyo ibyo tubona hano mu isi biza bikurikiye. Akenshi rero bamwe bashaka inyongera z'imigisha, ariko ntibashaka imigisha ya nyayo, kuko akenshi iyo bashaka ibifatika, imodoka, amazu, visa n'ibindi na bya bindi byose abantu biruka inyuma, ibyo ni inyongera ku migisha Imana yaduhaye muri Kristo Yesu, ntabwo yari imigisha ubwayo. Izo ni inyongera z'imigisha, niko Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 33, haragira hati mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Icya kabiri tubona mu murongo wa 4 nuko Imana yadutoranyije mbere y'uko isi iremwa. Bibiliya itubwira ko yadutoranyije muri Kristo isi itararemwa. Imana yadutekerejeho kera cyane, kandi impamvu yabigambiriye kwari ukugira ngo tubabera tutagira inenge. Gutoranya kw'Imana kugaragaza ubuntu bwayo n'ubushobozi bwayo mu mugambi mugari w'agakiza. Intego si ukwigwizaho nk'uko intego z'abantu zimera, ahubwo intego y'Imana ni ugutoranya kw'Imana gushingiye ku kwera kwayo. Mu isi y'Abaroma gutoranywa byari iby'abanyacyubahiro gusa. Aha Pawulo yerekana ko Imana itoranya kubw'ubuntu bwayo gusa, idashingiye ku rwego runaka rw'umuntu cyangwa ubushobozi bwe nuko yaba ari kose, ahubwo Imana itoranya ishingiye ku buntu bwayo. Mu by'ukuri iyi nyigisho y'itoranya ry'Imana igaragara cyane mu byanditswe byera, nko mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 6, Yesaya 45:4, Yohana 6:44, ibyakozwe n'intumwa 13:48, Abaroma 8:29, ndetse n'igice cya 9 umurongo wa 11, urwa mbere rw'Abatesalonike 1 igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 4, urwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2:13, n'urwa kabiri rwa Timoteyo 2:10. Ndetse dushobora no kureba mu rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 2. Imiterere y'iri jambo mu Kigiriki ryahinduwe, iravuga ngo yaratoranije. Iyi nteruro igaragaza ko Imana yatoranyije yo ubwayo, kandi kubw'icyubahiro cyayo nta kintu na kimwe ishingiyeho. Gutoranywa n'Imana ntibikuraho inshingano y'umuntu yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo none se niba Imana bayibazi ikaba yarabatoranije, ubwo ngubwo gukizwa bimaze iki, cyangwa kwirirwa ab'Imana irabazi? Ntabwo ariko biri. Gutoranya kw'Imana ntabwo bikuraho inshingano zo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko ijambo ry'Imana riragira riti dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 18. So Imana rero bivuze iki kuba Imana yaradutoranyije mbere yo kuremwa kw'isi? Bivuze ko kubw'ubushake bw'Imana bw'ikirenga mbere y'iremwa ry'isi, Imana yaradutoranyije.
Imana yari dufite mu migambi yayo, bityo ntibishingiye ku muntu cyangwa ku byiza bye, ahubwo abakizwa cyangwa se abizera Kristo niwe wabahuje n'Imana iteka ryose. Uyu mugambi wari umugambi w'Imana isi n'ijuru bitari byaremwe. Abantu benshi bakunda kwibaza ikibazo bakabaza bati, none se niba bimeze bityo, ubwo ngubwo ko Imana yari izi ko abantu bazacumura cyangwa Adamu azacumura, abamukomokaho bose bakaba abanyabyaha, kuki Imana yabikoze gutyo? Kuki yamuremye? Kuki yabyemeye bikabaho? Mu by'ukuri igisubizo ni kimwe. Icya mbere, dukwiriye kumenya ko Imana izi byose, imenyera itangiriro mu iherezo, ikamenyera iherezo mu itangiriro. Kuba Imana yaramuremye ibizi ko bizaba, yamuremye kubw'ubushake bwayo kugira ngo ayiheshe icyubahiro. Ni nacyo cyatumye Imana itegura umukiza isi n'ijuru bitari byaremwa, kuko yari izi ko Adamu yaremye ikamuha uburenganzira bwo guhitamo hagati y'ikibi n'icyiza. By the way, guhitamo hagati y'ikibi n'icyiza ni ukuvuga ngo Imana yamushyizemo ubushobozi bwo guhitamo kuyigomera cyangwa kuyumvira, kandi ntimukoreshe nk'irobo, ikamureka agahitamo. Yahitamo kuyumvira, well and good, ariko natabikora gutya agahitamo kuyigomera, Imana yo yari yiteguye kuzamucungura, kuko nicyo kiremwa cy'agaciro Imana yaremye. Umuntu nicyo kiremwa cy'agaciro Imana yaremye, nicyo kiremwa Imana yaremye mu ishusho yayo. Kandi wibuke ko ishusho y'Imana harimo freedom, uburenganzira, guhitamo. Imana ntimugire nk'irobo. Bityo rero Adamu yagombaga gukoresha bwa burenganzira, ibyo bita free will of choice, Imana yamuhaye, kugira ngo we ubwo ahitemo kuyumvira bitavuye kuguhatwa n'Imana cyangwa se gukoreshwa nk'igikoresho tumenyereye nk'amarobo kitagira uburenganzira. Mu by'ukuri rero bene data bakundwa, ntabwo abantu bari bakwiriye kwibaza iki kibazo, kuko niyo bakibaza bibuke ko bakibaza bivuye mu bitekerezo biri corrupted, mu bitekerezo byaguye, mu bitekerezo bitashobora gushyikira ubwiza bw'Imana, mu bitekerezo bitashobora gushyikira umugambi w'Imana. Kuko Yesaya aratubwira ati, nkuko ijuru risumba isi kure, niko n'inzira z'Imana zisumba iz'abantu kure, kandi nkuko ijuru risumba isi kure, niko n'ubwenge bw'Imana busumba ubw'abantu. Bityo rero ntekereza ko kwibaza ikibazo kimeze gutya akenshi babirimo ubupfapfa, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Abandi nabo bagahakana yuko Imana itariho. Zaburi ya 14 iratubwira iti, umupfapfa niwe ujya yibwira mu mutima ati, Imana ntabwo ibaho. Ariko uyu mupfapfa ni umupfapfa kubera ko atazi Imana, cyangwa ni umupfapfa biturutse mu bupfapfa bwe? Mu by'ukuri nta muntu ushobora kuvuga ko hariho ijoro atarabonye amanywa, nta muntu ushobora kuvuga ko hariho umugabo atarabonye umugore. Bityo uyu mupfapfa nawe mu gutekereza ko Imana itabaho, hari icyo aba yahereyeho, kugira ngo byanze bikunze buri kintu cyose kigira itangiro cyangwa starting point. Byanze bikunze uyu mupfapfa nawe afite aho ahera atekereza yuko Imana itabaho, kuko mu ntekerezo ze hari icyo akoramo igereranya cyangwa comparison, hari icyo agereranya akavuga ngo nshingiye kuri ibi agafata umwanzuro ko Imana itabaho. Icyo adashaka kumenya rero n'icyo adashaka kumva, iyo niyo Mana. Ndibwira yuko ahangaha ukuri kw'ijambo ry'Imana kumvikana. Kubwo bushake bw'Imana rero bw'ikirenga, mbere yuko Imana irema isi, yadutoranije muri Kristo Yesu. Ngira ngo ibyo birumvikana. Kuba Imana yadutoranyije kuba bera n'abaziranenge imbere yayo, ibi bigaragaza intego n'ingaruka nziza zo gutoranya kw'Imana. Abanyabyaha baratunganijwe, bemerwa nk'abakiranutsi kubera ko batoranijwe muri Kristo Yesu. Ibi bivuga ko umunyabyaha ahabwa gukiranuka kwa Kristo, agahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, nkuko tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21, ndetse no mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 9. Gukiranuka gutunganye kwa Kristo kudushyira imbere y'Imana turabera kandi tutafite inenge iyo ariyo yose. Tubibona mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 27, Abakolosayi 2:10. Nubwo mu mibereho ya buri munsi tugira intege nkeya, nkuko tubisoma mu Baroma igice cya 7. Hanyuma rero Paulo nanone avuga ijambo mu rukundo. Imana yadutoranyije kubw'urukundo rwayo. Iyi mvugo ikwiriye gutangira, niyo isa naho itangira mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 5, kuko itangiza impamvu y'Imana yo gutoranya twebwe abanyabyaha. Nta kindi cyabiteye keretse urukundo rwinshi ruhebuje rw'Imana, nkuko tubibona mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza 5, ndetse tukabibona no mu Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 8. Gutoranya
cyangwa gutoranywa ni umuhamagaro wo kubaho ubuzima bwejejwe. Abakristo duhamagarirwa kuba intangarugero mu mico, mu miryango yacu no mu kazi aho dukora, aho ariho hose turi. Duhamagarirwa kuba intangarugero kuko twahamagariwe kuba abera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. So kubw'ibyo rero gutoranywa ni ubuntu bw'Imana bwuzuye. Icya kabiri, kuba umukristo si ukuba ikirangirire, ahubwo ni ubuhamya mu muryango, mu kazi, mu itorero no ku gihugu muri rusange. Ukaba ubuhamya, ntabwo ari ukugira ngo ube ikirangirire. Bakunde bamenye kuri kanaka, bakunde bamenye kuri pastor, bakunde bamenye kuri bishop, bakunde bamenye kuri apotre, bakunde bamenye kuri umuntu runaka. Ahubwo ni ubuhamya bw'ukubaho, maze abantu bakabona Kristo mu byo ukora, mu byo uvuga, mu mibereho yawe, haba mu muryango, haba mu kazi, haba mu itorero, ndetse haba no ku gihugu muri rusange. Reka turebe umurongo wa 6. Umurongo wa 6 twereka undi mugisha yuko twahinduwe abana b'Imana. Umurongo wa 5 n'uwa 6, Bibiri iravuga iti, yatugeneye mbere kutugira abana bayo binyuze muri Kristo Yesu. Guhindurwa abana b'Imana ari byo adoption bituma abizera bahabwa uburenganzira bwuzuye bw'abana b'Imana, ari bwo kwemererwa urukundo rwa Data, guhabwa umurage mu bwami bwa Data, ndetse no guhabwa umutekano. Kuko iyo wagize adoption ukajya mu muryango, ibi bintu uko ari bitatu bubyemerewe, uba wabaye umwana nk'abandi. Icyo gihe wemererwa ibi bintu uko ari bitatu. Wemererwa gukundwa muri uwo muryango, ukemererwa umurage w'abo uwo muryango, ndetse ukemererwa n'umutekano muri uwo muryango. Kuko kuba uri umuntu wo kwa kanaka biguhesha umutekano runaka. Urugero, niba umwana ari imfubyi adafite ababyeyi bose, ibi biragoye kugira ngo umwana yizere umutekano we, waba uwo kubaho, waba uwo kwiga, n'ibindi bimeze gutyo. Ariko iyo umwana yabaye adopted cyangwa yahinduwe umwana mu muryango runaka, bimwe mu bintu bitatu by'ingenzi agomba guhita ahabwa mu muryango ni ibi bintu uko ari bitatu: ni uguhabwa urukundo, ni uguhabwa umurage, cyangwa kwemererwa uburenganzira ku bigize uwo muryango, ndetse n'umutekano. Mu mategeko y'Abaroma rero, umwana wemejwe mu muryango akaba adopted cyangwa agahindurwa umwana w'uwo muryango, yahabwaga umwanya urenze uwo yavukanye. Pawulo akoresha iyi shusho mu buryo bwa teolojiya cyangwa mu buryo bw'inyigisho ya Bibiliya kugira ngo atwereke uburyo twahinduwe abana b'Imana, tugakurwa muri Adamu wa mbere utera urupfu, tukinjizwa muri Adamu wa kabiri utanga ubugingo, ari we Kristo Yesu, maze kubw'uwo tugahinduka abana b'Imana ihoraho. Ababyeyi b'abantu bashobora guha umwana bakiriye mu muryango urukundo n'umurage, ariko biragoye kandi ntibishoboka gusangira nawe kamere yabo bwite. Mu by'ukuri niyo wakodobota umwana ukamuzana mu muryango, hari ikintu muba mudasangiye, cya kintu bita intimacy y'amaraso. Ushobora kumukunda akabona umutekano ndetse n'uwo murage ukawumuha, ariko mu by'ukuri hari ikintu muba mudasangiye, cya kintu twita kamere yawe bwite. Urugero, bakunda kuvuga ko umwana wavutse ku babyeyi bombi ashobora kuba afite 1/2 cy'imiterere y'ababyeyi babo, kuko avuka kuri abo babyeyi nyirizina. Ariko wabaye adopted kubw'abantu, kubw'ababyeyi b'abantu, ashobora gukundwa, agahabwa umurage, agahabwa umutekano, ariko mu by'ukuri cya kintu cya kamere bwite ntakibone. Ariko Imana yo mu buryo bw'igitangaza iha abatoranijwe kandi bizeye Kristo kamere yayo, ibahindura abana bayo bafite ishusho y'umwana wayo. Ibi bibaha kuba atari imigisha ya Kristo gusa, ahubwo bibaha imiterere ye bwite, nkuko tubibona muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 15, ndetse n'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15. Umukristo rero ntakwiriye kubaho mu bwoba, kuko ni umwana w'Imana. Iyi nyigisho itanga ihumure ku bafite amateka akomeye y'imiryango cyangwa ubupfubyi. Nimuhumure, kuko Imana mwizeye isangiye namwe kamere yayo. Irabakunda birenze uko umuntu yagukunda, ndetse iragukunda birenze uko ababyeyi bawe b'umubiri bagukunda. Kuko Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya 5 umurongo w'8 haragira hati, kandi Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha.
hano nanone tubona ko ku murongo wa 6 Imana yadutoranyije muri Kristo Yesu, yaduhinduye abana bayo kubw'icyubahiro cyayo n'ubuntu bwayo buhebuje byose, kandi icyubahiro cyayo gihimbazwe iteka ryose. Abantu bo mu gihe cya Pawulo bashakaga icyubahiro cyabo bwite. Pawulo agaragaza ko intego ya nyuma yo gutoranywa kwacu ari kubw'icyubahiro cy'Imana, si kubwo kugira ngo tumenyekane, si kubwo kugira ngo turonke ibintu runaka, ahubwo mu by'ukuri ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru kandi gihimbazwe kubw'ineza yayo ndetse n'ubushake bwayo. Tubibona mu mirongo ya 12 y'iki gice cya mbere cy'Abefeso ndetse na 14, tukabibona mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 13 n'urwa 2 rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 11 na 12. Hanyuma tubona ko nanone muri iyi mirongo Pawulo avuga ko yaduhaye ubuntu muri Kristo ibiduhereye muri uwo ikunda. Ibi bivuga ubuntu bw'Imana, urukundo n'imbabazi tutari dukwiriye, kandi ubu buntu butuma abanyabyaha bemerwa kwemerwa n'Imana binyuze mu rupfu rwa Kristo rusimbura cyangwa se urupfu yapfuye mu cyimbo cyacu rugasimbura gukiranirwa kwacu, maze tugahabwa gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo, abazi ekonomi hari icyo bita barter system, cyangwa uburyo abantu baguranaga ibintu amafaranga atari yaza, baguranaga ibintu, umwe akaguha iki ngiki ukeneye nawe ukamuha iki ngiki akeneye. Imana muri Kristo Yesu ntabwo yikorera ibyaha byacu gusa ngo ibibambirwe, ahubwo Imana ntiturekeraho, tuyiha ibyaha byacu ikatubabarira, ikabyikorera, yarabyikoreye irabipfira, ariko ntiturekeraho gusa, ahubwo iduha gukiranuka kwayo muri Kristo Yesu. Kubera ko abizera rero bemewe muri Kristo, nabo bakundwa n'Imana. Bityo rero ubuzima bwa gikristo bugomba guhesha Imana icyubahiro. Niba mu mibereho yanjye y'ubuzima bwa buri munsi ukombaho bitandukanye n'ibyo mvuga, kuko iyo mvuga ko ndi umukristo, nkavuga ko nizera Imana, nkavuga ko ndi umuntu runaka, nkavuga ko nizeye Yesu, nkavuga ko nsenga, nkavuga ko ndi pastoro, nkavuga ko ndi umudiyakoni, nkavuga ko ndi umuririmbyi, nkavuga ko ndi umubwiriza, icyo navuga cyose ko ndicyo, mvuga ko ndicyo kubera ko nakijijwe, ariko imibereho yanjye igatandukana n'ibyo mvuga. Mwene data, subira inyuma wisuzume, subira inyuma usuzume imibereho yawe, kuko iki gitabo cy'Abefeso kigaragaza ko byanze bikunze kugera muri Kristo Yesu bizana impinduka mu buzima bwacu, kandi izo mpinduka zigaragazwa n'imibereho tubaho nyuma yo gukizwa, bigaragazwa n'imibereho tubaho nyuma yo kwizera Yesu. Kuko na rimwe hari n'igihe tuvuga gukizwa abantu ntibabisobanure neza. Iyo tuvuze gukizwa ni igihe umuntu w'umunyabyaha amenya ukuri kw'ijambo ry'Imana ko ari umunyabyaha uciriwe w'iteka ryo kurimbuka, abiheshejwe, abimenyeshwa n'ubutumwa bwiza, akamenya ko Imana yatanze Yesu kubw'ibyaha bye kugira ngo namwizera ahererwe ubugingo muri we. Ibyo nibyo twita agakiza. Gukizwa si ugusenga, si ukujya gusenga mu rusengero. Gukizwa ntabwo ari ugusenga amasengesho menshi. Gukizwa ntabwo ari ukuba witwa titire runaka, pastoro, mudiyakoni n'ibindi. Oya, gukizwa ni igihe wahuye na Yesu ubimenyeshejwe n'ijambo ry'Imana, muri we ugahererwamo ubugingo buhoraho, ugahinduka umukiranutsi imbere y'Imana binyuze mu kumwakira no kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Bityo rero abizera ntabwo ari abashyitsi mu nzu y'Imana, ahubwo n'abana bafite uburenganzira busesuye. Ibi bijya bibabaza, ugasanga abakristo babaho mu bwoba, bahorana ubwoba. Imana izamuha ubugingo kandi uvuga ko wizeye Yesu, Imana izaduha ijuru kandi uvuga ko wizeye Yesu. Bahorana ubwoba bukomeye nk'aho atari abana b'Imana. Mbese umwana yakora iki kugira ngo ye kwitwa umwana wa se? Mbese umwana yakora iki kugira ngo atandukane n'isano afitanye na se? Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, isano yacu n'Imana ishyirwaho, duhinduka abana b'Imana ihoraho. Ni kurwa ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:12 bavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mbese Imana yacu yabibeshya ku buryo yaguha ubugingo uyu munsi ejo ikabukwambura? Mbese Imana yacu irakiranirwa ku buryo yatanga Yesu itari busubiza ikibazo cy'ibyaha?
Mu by'ukuri igihe Imana yaduhaga Yesu yari ibizi ko tuzamwizera kandi tugakomeza kuba mu isi irimo challenges zikomeye, irimo ibintu byinshi biturwanya ndetse tukagwagwana. Ni nayo mpamvu Imana yaduhaye umwuka wera ngo ature muri twe, abashe gutuma twezwa. Niwe utweza twejesheje ijambo ry'Imana. Abantu benshi usanga baharanira kwezwa n'abantu. Ibyo turabibona twese, sinjye ubibona ngenye n'abantu barabibona. Ndetse no mu byumba by'amasengesho usanga hari abantu bicaye ku muryango ngo bareza abantu. Nta muntu weza undi. Kandi uyu murimo wo kwezwa watangiye igihe nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko navuze ko agakiza ni package, ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi. Kwezwa rero nako gukubiye mu gakiza Kristo yampaye. Nta muntu ushobora kunyeza ngo bishoboke, nta muntu wakweza ngo bikunde. Twezwa n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nicyo gikoresha umwuka wera akoresha kugira ngo atweze. Ahubwo dore ikibazo tugira, abakristo tubaho ubuzima butandukanye n'ijambo ry'Imana, twarangiza tukifuza kunezeza Imana. Bityo kubera ko nta jambo ry'Imana riri mu buzima bwacu, dutangira kubishakira mu migenzo, tukabishakira mu mikorwa byiza, tukabishakira mu kumva abantu baturambikaho ibiganza, maze tukirengagiza uruhare rwacu rwo kuba dusa n'ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya iratubwira mu Baheburayo 4:12, kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite ubugi buruta bw'inkota zose, ricebera impande zombi, ribasha kugabanya amagufwa n'umusokoro, ribangukira kugenzura iby'umutima w'umuntu wibwira ukagambirira byose. Dawidi ati muri Zaburi y'119 ati nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Abakolosayi 3:16 ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mubone uko muhuguzanya zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmbiranira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana rikore kuba muri twe rigwiriye, nibwo tuzabasha kubaho ubu buzima bwo muri Kristo Yesu bunesheje, bwuzuye umwuka wera. Nibwo tuzabasha kubaho ubu buzima bwo muri Kristo Yesu buhesha Imana Data wa twese icyubahiro, aho dukora, mu miryango yacu, mu kazi, mu mibereho yacu, mu itorero ndetse no ku gihugu muri rusange. Abizera definitely Bibiliya ibivuga ikanabisubiramo ko dukwiriye kwibera igihugu cyacu umugisha. Ariko ntabwo ibi byashoboka tudashinze imizi muri Kristo Yesu, tudafite gukiranuka kuva ku Mana, tudafite gukiranuka guturuka ku mwuka wera n'ibyanditswe byera, tudafite gukiranuka guturuka ku murimo Kristo yakoreye ku musaraba, atari ugukiranuka guturuka mu mirimo yacu, atari ugukiranuka guturuka mu masengesho menshi wasenze, atari ugukiranuka guturuka mu bikorwa ye wumva ko ari byo binezeza Imana, ahubwo gukiranuka kwatanzwe na Kristo igihe yasozaga umurimo wo gucungura njyewe nawe ku musaraba. Mu by'ukuri rero abantu benshi bagira ubwoba bw'Imana, bafata Imana nk'umupolisi ufite ndembo uri bukwice, uri bugukubite kubera ko wakoze amakosa. Ndatekereza ko n'abapolisi dufite bacu ibyo ntibabikora. None kubera iki dutinya Imana? Kubera iki dutinya Imana kandi Imana ari Data? Mbese umwana atinya se cyangwa umwana na se barasabana? Tureke kubaho mu bwoba, ahubwo twiringire ko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana ari umutegetsi uhagaze hariya ureba amakosa ukora gusa, ahubwo Imana ni ngo aguhane cyangwa kugirire nabi. Ibi ni ibintu bikomeye biba mu buzima bw'abantu. Ahubwo Imana ni Data, umubyeyi udukunda, werekanishije urukundo rwe gutanga umwana we w'ikinege kugira ngo njyewe nawe tubabarirwe ibyaha. Ese Imana yabishaka kukugirira nabi ikaba yaratanze umwana wayo? None se niba yaramutanze ukiri umunyabyaha, ni iki yakwishyuza ubu ngubu kugira ngo wumve ko uyitunganiye kandi yaratanze umwana wayo ukiri umunyabyaha? Ikigusaba ni ukuyizera, ikigusaba ni ukuyumvira. Kuko akenshi hari n'igihe twizera ariko kumvira bikatugora, bikatunanira, bigatuma tubaho ubuzima bukakaye, bigatuma tubaho ubuzima dushaka kubaho tubikuye mu byo dukora twumva ko ari byo gakiza cyangwa ari byo biduhesha gutungana imbere y'Imana. Ahari bituzabigarukaho mu buryo burambuye, tureba uburyo bituruka mu mico n'imyemerere gakondo y'Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. So abantu benshi rero bagira ubwoba bw'Imana, ariko Pawulo atwereka ko ubwishingizi dukwiriye kuba tubufite nk'abana b'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko abo Imana yejesheje amaraso y'umwana wayo ntizibuka gukiranirwa kwabo ukundi.
reka dusubikira ahangaha, tuzagaruka duhera ku murongo wa 7 n'uwa 8 dukomeza kureba iyi migisha Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, ndetse n'uburyo iyi migisha ari ubuzima bwa buri munsi dukwiriye kubaho buhindutse bwo muri Kristo Yesu, butuma bizera bakomeza gusabana n'Imana Data wa twese muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Bene data bakundwa, mbibutse ko iki kiganiro ni ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo, mukurikira kuri radio y'umucyo 102.8 buri wa gatandatu isaa 9, mugitegurirwa n'umuryango Christian Living Ministries, mukakigezwaho na Pasiteri Vuguzira Alphonse. Imana y'amahoro ibaha umugisha, tuzasubira dusubukura ku murongo wa 7 gukomeza kugeza ku wa 14. Umwami Yesu abane namwe.